nyagasa uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubawe nyagasa ni nyagasa wakoze ibikomeye tubibonye turizera eshada Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adona, wakijisha Bisirayeli, ingabo za Farao, ukorinzira mu mazi. Ni umunezero mwinshi cyane kugira amahirwe yo kongera kugaruka muri mwanya mwiza cyane wo kwigira hamwe amateka y'ibyaranze isi ndetse no kwiga ijambo ry'Uwiteka kuri televiziyo Amateka TV Rwanda. Mbere ya byose rero mbanje gusuhuza abantu bose bakurikira Amateka TV Rwanda, by'umwihariko abanyeshuri beza bakunda ibi byigisho, mbifuriza umwaka mushya muhire w'2021, muzaboneremo imigisha myiza kandi myinshi, muzarushaho komatana n'Uwiteka, ubuzima bwanyu buzarushaho kuba bugufi bw'Uwiteka ndetse no kurushaho gusobanukirwa n'ubushake Uwiteka atwifuriza. Mbere ya byose rero, nkuko gahunda isanzwe imeze, tugiye kubanza twiragize Uwiteka. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje kuko utwambukije umwaka ukaba utugejeje mu wundi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwaka mushya wa 2021 tubi byaremwe bishya, utubashije komatana nawe. Twongeye kukurarika kandi ngo uzubare natwe mu kigisho tugiye kwiga, maze byose bibe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uwiteka ni mwiza, agira neza cyane kugira ngo abashe kutwambutsa uyu mwaka w'2020 adukanagize umwaka mushya. Ni umugisha kandi n'ibyishimo tugomba guhimbaza Uwiteka. Tugiye rero gukomeza ikigisho cyacu. Hari hashize igihe kirekire mutambona, byageze hagati nkakoresha ijwi gusa kuko nabasobanuriye ko imirimo nkora ni imirimo ituma ntaba ahantu hamwe, bandiho ngenda hirya no hino mu ma state atandukanye. Iyo rero mbashe kugaruka ahantu hari studio nibwo mubasha kuba mwambona. Igihe cyose no muzaba mutambona, wenda turi kuganira kuri audio gusa, mujye mumenya ko impamvu ari zerekeranye n'imibereho y'ubuzima. Mu gutangira rero ikigisho cyacu cy'uyu munsi, hari commentaire zimwe nifuza ko tuganiraho tunazisubiza kuko ni commentaire zimeze nk'ibibazo. Hari commentaire nabonye abantu bemeza ko abamarayika, ntabwo ari bose ariko n'umuntu umwe nyine wakoze commentaire yemeza ko abamarayika baje kurongorana n'abakobwa b'abana b'abantu mbere y'umwuzure, maze bakabyara ibihangange, ndetse anavuga ati ibyo ngibyo tubisanga mu gitabo cy'uwitwa Enoki. Ndashaka kubwira uyu muntu ndetse n'abandi bantu bose bameze nkawe, Yesu ubwe yavuze ko abamarayika batarongora. Iki kibazo Yesu yaragikemuye ku buryo nta mpamvu twagukomeza kugitaho igihe. Ndumva amagambo ya Yesu ariyo afite uburemere kurusha amagambo y'abigisha baturuka hirya no hino bagasobanura ibintu uko bishakiye. Abamarayika ntibarongora, ntibabyara, ntibororoka. Imana yabaremeye rimwe, umubare ishaka ishyiraho ngaho birarangira. Yesu rero yaravuze ko yatubwiye neza ko abamarayika batarongora. Ni ukuvuga ngo nk'uko ubushize nawe babwiye,
ibiremwa bifite ubuzima n'ubwenge ndetse n'ibidafite n'ubwenge, kuko bifite ubwenge ni twebwe abantu ibituye kuri iyi si, hakazamo n'inyamaswa, hakazamo n'inyoni ndetse n'amafi. Ni ukuvuga ngo ibi binyabuzima Uwiteka ni twebwe yashizemo ririya banga natwe ubwacu tutazi, intangangabo intangangore byahura tukarema. Iryo ni ibanga, ni umwihariko w'Uwiteka wenyine gusa, nta wundi muntu ufite iryo banga, nta n'umwe ufite iryo banga usibye Uwiteka wenyine. Abamarayika rero ntago bishoboka, ntago barongora, ntago bashobora kugirana imibonano mpuzanigitsina n'abantu ngo babyare, kuko bo ntago bishoboka, ntago bishoboka. Yesu Kristo yarabisobanuye. Inyigisho rero zose ziza zivuga ibyo bintu zinyuranije n'ubushake bw'Uwiteka, ntago ari byo, ntago ari byo. Ikindi kandi muzakore n'ubushakashatsi muzamenye ikintu cyatumye Rusuferi yivumbagatanya mu ijuru, kuko nimurushaho kukimenya muzarushaho no gusobanukirwa neza ko abamarayika nta bubasha bafite bwo kuba barema cyangwa se bwo kuba bakwishyiramo ariya mabanga Imana ishyira mu bantu no mu nyamaswa, noneho abantu bakarema batazi n'ibyo bakora ibyo ari byo. Ibyerekeranye n'igitabo ngo cya Enoki ngo kibivuga, icyo gitabo ntabwo nagisomye, ariko niba ariko kivuga koko nk'uko uyu muntu abivuga, ntabwo uwo ngo ari Enoki wagiye mu ijuru wacyanditse, ahubwo ni abandi biyitirira abakozi b'Uwiteka ariko atari abakozi b'Uwiteka, kuko binyuranije n'ijambo ry'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo niba abamarayika baraje kurongora abakobwa b'abantu, icyabahagaritse gukomeza kurongora n'abantu ni ikisi, kugira ngo bakomeze kubyara ibyo bihangange, kuki bitakomeje kubaho? Abahanga b'isi bavuga ko umuntu yabayeho binyuze mu nzira ya evolution. Icyahagaritse evolution gukomeza kurema abantu ibakuye mu nkima no mu ngagi ni ikisi. Hari ibintu tuvuga rimwe na rimwe tutabanje no gutekereza ngo twinjire mu bintu natwe twacu twibaze dukurikije ubwenge Uwiteka yaduhaye. Umuntu agira gutya agahimba ibintu rwose pe akabikubita aho ngaho bitewe nuko wenda ari ikiraringirire mu bintu runaka, nuko ibintu atari byo, atari ukuri, bikigishwa ekole primaire, ekole secondaire, université, kandi atari ukuri. Birababaza ariko ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko bizahora. Mu cyigisho tugiye kwiga umunsi wa none tugiye kubona ko mu minsi iri imbere isi igiye kumurikirwa n'ubumenyi budasanzwe. No kuvuga ngo ibyatuberaga urujijo byose Uwiteka azabikuraho. Maze rero ababajije abakoze commentaire kuri ibyo bintu ndababwira ko ntago ari byo rwose, kandi ibyo mbabwira mpamanya rwose n'umwuka wera. Ntabwo abamarayika barongora, baba abacumuye baba bataracumuye, ntabwo ibyo bintu bishoboka, nta n'ibyabayeho. Uyu munsi rero tugeze mu cyigisho cya 17. Cyigisho cya 17 turarangije ibice 16. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cya 17. Nkongera kubwira abantu bose bifuza kujya babona mu buryo bworoshye ibi byigisho, mujye mureba hasi muzahabona website, muzakandaho izabajyana handitse imwe R1, mukandeho izabajyana handitse emission televiziyo. Ibyigisho byose twabonye muzabisanga aho ngaho. Icyo kibazo ndumva twaragikemuye. Uyu munsi rero tugeze ku cyigisho cya 17. Uyu munsi rero tugeze ku kindi cyigisho cyiza cyane kiryoshye cyane cya Yesaya 11. Yesaya 11, icyigisho cyiza cyane. Nkararikira abanyeshuri beza kugira ngo mufate Bibiliya yanyu, noneho tubashe kwigira hamwe Yesaya 11. Harimo ubuhanuzi bw'igitangaza bw'ibyo dutegereje mu minsi iri imbere. Tugomba kumenya kuko Bibiliya ni igitabo cy'ijambo ry'Uhoraho, kandi ibyo kivuga byose ni ukuri. Ngewe ushobora kwibeshya, nawe ushobora kwibeshya, ariko ibyatangajwe n'Uwiteka ni impamo tutagomba gushidikanyaho. Yesaya 11 tugiye kurebera hamwe umurongo wa mbere kugeza 2. Hari amagambo akurikira avuga ati: mu gishyitsi cya Yesayi hazasohokamo ishami,
mu mizi ye hazavuka umushibu, umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, umwuka utanga inama n'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Hano Yesaya uvuga ahangaha ni se wabyaraga Dawidi. Hano rero iyo twinjiye mu mateka dusanga ko Yesu Kristo ari mu ruhererekane rw'umuryango wa Yesaya. Hano rero iki gishyitsi cya Yesaya kivugwa ahangaha ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Uyu murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri uravuga Yesu Kristo umucunguzi wacu, umwami wacu, niwe shami ryasohotse mu gishyitsi cya Yesaya, kandi ni nawe mushibu wavutse mu mizi ya Yesaya. Umwuka w'Uwiteka ari kuri we, umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, umwuka utanga inama n'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka no kumwubaha. Ibi ni ibiranga umucunguzi wacu, umwami wacu, uriho utangazwa. Yesaya avuga ibye muri Yesaya 11 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa kabiri. Reka tujye ku murongo wa gatatu. Umurongo wa mbere kugeza wa kabiri urumvikana neza. Reka tujye ku murongo wa gatatu. Turacyakomeza kubyerekeranye n'ishami ryasohotse mu gishyitsi cya Yesaya. Azanezezwa no kubaha Uwiteka, ntazaca urubanza ashingiye ku gihagararo, ntazaca urubanza ashingiye ku mabwire. Ni ukuvuga ngo iri shami ry'igishyitsi cya Yesaya rifite inshingano nyinshi, muri zo harimo inshingano y'ubucamanza. Ni umucamanza utabera, utarya ruswa. Ni umucamanza uca imanza adashingiye ku gihagararo, ngo yitegereze umuntu, yitegereze akazi akora, yitegereze icyubahiro cye. Oya, ntago arebera aho ngaho, aca urubanza adashingiye ku gihagararo cy'umuntu. Ni umucamanza uca imanza adashingiye ku mabwire. Hari abacamanza bamwe baca imanza cyangwa se n'abandi bantu bagafata ibyemezo bashingiye ku mabwire. Umuntu akaza akamuvugira mu gutwi, urabizi kanaka, mbese niko bimeze, agafata icyemezo ashingiye ku mabwire. Umucamanza nk'uwo ntago bagomba kuba umucamanza. Umuyobozi umeze gutyo wumva amabwire ntago bagomba kuba umuyobozi, kuko abantu ni babi, barabeshya, ibyo bavuga no guhemukirana gusa. Ugomba guca urubanza ushingiye ku bimenyetso bifatika, ushingiye ku byavuzwe, ushobora gutangira ikimenyetso. Naho abantu bose bagendera ku magambo bafite akaga gakomeye cyane, kandi n'ibintu tugomba kwirinda cyane. Ni umucamanza uca imanza ashingiye ku mateka nyakuri y'ibyabaye. Ngo uyu mucamanza nyakuri isi itegereje muri Misiri imbere. Uyu niyo mucamanza abanyarwanda bakeneye. Umucamanza ukwiriye mu nkiko za gacaca, umucamanza ukwiriye mu nkiko zisanzwe, umucamanza udaca urubanza ashingiye ku moko, ashingiye ku turere, ashingiye kuri bambwiye, ashingiye ku mategeko avuye hejuru. Oya, ntabwo ariko bimeze. Uyu ni umucamanza dukeneye. Uyu ni umucamanza abanyafurika bakeneye. Uyu ni umucamanza abatuye isi bose bakeneye. Umucamanza urenganura abarengana. Umucamanza ugaragaza abanyabyaha biyambika uruhu rw'intama kandi ari impyisi. Umucamanza ugaragaza abagizwe abanyabyaha bagahohoterwa, bamwe bakanafungwa kandi barabere. Uyu niyo mucamanza abatuye isi bategereje mu Misiri imbere. Iyi ni inkuru nziza umuhanuzi Yesaya yatugejejeho, inkuru ihumuriza ku buryo ubugome buri ku isi, abantu barenganya abandi, abantu bahimbira abandi ubugome, ibyaha n'ibindi nk'ibyo ngibyo biteye isoni, mu minsi iri imbere bizahagarara. Noneho umuntu koko abe mu buzima bw'ubutabera, abe mu buzima bw'ukuri, abe mu buzima butarimo akarengane. Ubwo nibwo buzima
umwana w'umuntu akeneye. Ibi tuzabibona rero uyu mucamanza utabera amaze gusesekara hagati yacu. Tugere ku murongo wa 4 rero. Ahubwo turacyakomeza umucamanza. Ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri. Amen. Kandi isi azayikubitisha inkoni y'ijambo ryo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Ijambo ry'Uwiteka rirarema, ijambo ry'Uwiteka ritanga ubuzima, ariko nanone ijambo ry'Uwiteka rihinduka inkoni ikubita ibyigomeke. Ijambo ry'Uwiteka rihinduka inkoni ikubita ibyigomeke, umwuka wo mu kanwa ke kuriya mucamanza ukongora abanyabyaha. Yesaya aracyavuga ibigwi by'umucamanza utarya ruswa, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Kandi uyu mucamanza ufite karite zimeze gutya agomba kubera intangarugero abandi bacamanza bose bo ku isi, kuko abantu bose bo ku isi, abacamanza bose, abayobozi bose bagize imyitwarire nk'iyo mucamanza, abaturage bose baruhuka. Reka tugere ku murongo wa 5 twihuta. Ubutabera, Yesaya aracyakomeza umucamanza utabera. Ubutabera buzaba umukandara akenyeza, kandi ubudahemuka buzaba umukandara wo mu rukenyerero rwe. Uyu mucamanza w'igitangaza, uyu mucamanza twese dutegereje, umukandara we akenyeza ugizwe n'ibintu bibiri. Icya mbere ni ubutabera, icya kabiri ni ubudahemuka. Izi ni karite, iyi ni imico, iyi ni imyitwarire twese twagombye kugira mu buzima bwacu, kandi nabyo Uwiteka twifuriza. Yifuza ko tuba abantu batabera, badaca urubanza bashingiye ku gihagararo, badaca urubanza bashingiye kuri kene wacu, baca urubanza badashingiye ku bintu runaka, ahubwo baca urubanza bashingiye ku mateka gusa y'ibyabaye. Abo nibo bantu Uwiteka ashaka, abantu b'intahemuka, b'inyangamugayo. Turacyakomeza. Ubwisi izaba imaze kunguka umucamanza utarya ruswa, umucamanza uca urubanza ashingiye gusa ku mateka y'ibyabaye. Muri icyo gihe cy'ubutabera buturuka ku Uwiteka, Yesaya atubwira ko isega izakina n'umwana w'intama. Aha rero niho abahanga benshi muri teoloji bagera bakavuga ko ubuhanuzi bwo muri Yesaya 11 buvangavanze. Nababwiye ngo mufate Yesaya 11 muyisome yose kugira ngo muyumve neza. Hano Yesaya atubwira ko ubwisi izaba imaze kunguka umucamanza utabera, umucamanza utarya ruswa, umucamanza aca urubanza ashingiye ku gihagararo, umucamanza utagendera kuri bambwiye, umucamanza uca urubanza ashingiye gusa ku mateka y'ibyabaye, umucamanza uzarenganura bose. Yesaya avuga ngo igihe isi izunguka uwo mucamanza w'igitangaza tutigeze tubona, isega izakina n'umwana w'intama. Aha niho abahanga benshi muri teoloji bahera bavuga ko Yesaya 11 ivangavanze. Bavuga ko Yesaya 11 ivangavanze. Ikibazo twakwibaza ni iki ngiki, ese koko ubu buhanuzi bwo muri Yesaya 11 buravangavanze? Ntabwo ubuhanuzi bwo muri Yesaya 11 buvangavanze nk'uko abahanga benshi muri teoloji babivuga, ahubwo ibivangavanze byanavangiwe n'ibitekerezo byabo bahanga muri teoloji. Uko ubu butumwa bwo muri Yesaya 11 bumeze, uko ubuhanuzi bumeze, nako ibintu bigiye gusora mu Misiri imbere. Ntabwo Yesaya 11 ivangavanze. Kubera icyo bavuga ngo iravangavanze, kuri bo bumva ko
ibyo Yesaya avuga ko hagiye kuza umucamanza utabera, kandi ko muri icyo gihe azaba amaze kuhasesekara ko isega izakina ndetse ikanaryamana n'umwana w'intama. Bo bavuga ngo ibi bizaba itoro ryaragiye mu ijuru, iyi si yarejejwe yarongeye kuba nshya, ni gutyo babisobanura. Niyo mpamvu bavuga ngo ubuhanuzi bwo muri Yesaya 11 ni ubuhanuzi buvangavanze, ariko ntabwo buvangavanze, ahubwo ikibazo ni ukudasobanukirwa neza no kumva ko nta kintu kidashobokera, ko nta kintu kidashoboka imbere y'Uwiteka. Imbere y'Uwiteka byose birashoboka. Aya magambo tumaze kubona muri Yesaya 11 ni amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka, kandi ijambo ry'Uwiteka rirarema. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya Adamu na Eva bataracumura, inyamaswa zabanaga n'abantu, intare zabanaga n'abantu, nta kibazo cyari gihari. Ariko ibi ngibi byaje nyuma, ugasanga intare yabona umuntu ikamutanyagura, inzoka yabona umuntu ikamuruma. Biriya ni ingaruka z'icyaha. Ijambo ry'Imana rirarema. Yesaya atubwiye ko Uwiteka agiye kongera kurema bundi bushya. Reka dukomeze dusome turebe, none turebe koko niba ubuhanuzi bwa Yesaya 11 buvangavanze. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo Uwiteka agiye gukora agashya mu minsi iri imbere. Reka tugere ku murongo wa 6 rero turebe aho isega igiye gukina n'umwana w'intama. Isega rizabana n'umwana w'intama. Ryari cyagiye tugiye kunguka umucamanza utabera. Isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'ibyana by'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyahura. Inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi bw'inka. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo muri iki gihe cya none intare itungwa n'inyama. Nibyo biryo by'intare. Intare itungwa n'inyama, ingwe itungwa n'amaraso, itungwa n'inyama. Ariko mu minsi iri imbere, ijambo ry'Uwiteka ritubwira ko mu minsi iri imbere intare igiye kurisha nk'inka. Ibi rero nibyo abahanga benshi muri teoloji babona muri Yesaya 11, bakavuga ngo Yesaya 11 iravangavanze. Ntabwo Yesaya 11 ivangavanze, ahubwo ibivangavanze kandi byavangiwe ni ibitekerezo by'abahanga muri teoloji, kuko Uwiteka ni ukora byose. Ijambo ry'Uwiteka rirarema, rigiye kurema. Ijambo ry'Uwiteka ni rizima kandi ni igitangaza. Mbere y'uko Yesu Kristo atunguka ku bicu aje gutwara itorero rye, hagiye kuba ibimeze nk'ibyabaye mu gihe cya Nowa. Mu bihe biri imbere, isi yose igiye gukubitana n'ibintu bidasanzwe imbere yacu. Hagiye kuza ibiza ndengakamere tutigeze tubona, kandi byose byanditswe mu ijambo ry'Imana. Hagiye kuboneka imiyaga ikomeye, hagiye kuboneka imyuzure itangaje iteye ubwoba, hagiye kuvuka ibiza bitandukanye, ubutaka bumwe bukagenda bukarigita, ibirunga bizaruka, hagiye kuboneka ibishitsi bikomeye cyane tutigeze tunabona, intambara zizabaho zikomeye cyane, ndetse n'intambara ya gatatu y'isi izabaho, twarabibonye ubushize mu cyigisho cyo muri Zakariya 12. Hazabaho ndetse no mu kirere hazavuka ibintu tutigeze tunatekereza. Hari umuhanuzi wavuze ati izuba n'ukwezi bizahinduka amaraso. Ni ukuvuga ngo ibihe biri imbere ubu ngubu, mbere y'uko twunguka umucamanza utabera nk'uko tumaze kubibona muri Yesaya 11, mbere y'uko Yesaya 11 isohora nk'uko iri,
isega igakina n'umwana w'intama, hari ibintu biri imbere bigiye kuba kandi biteye ubwoba cyane. Dushobora kubyita nko kurimbuka kw'isi, kuko n'ubundi habayeho kurimbuka. Isi ya mbere yararimbutse mu gihe cya Nowa, ariko si ukuvuga ngo yararimbutse burundu kuko hari abasigaye, ariko natwe hagiye kuba ibintu bimeze gutyo. Ni ukugira ngo mbere y'uko haza faze idasanzwe abantu batigeze batekereza mu buzima, ni ukuvuga ngo iyi si yacu mu minsi iri imbere igiye kwinjira mu kindi gice cy'ubuzima abantu batigeze batekereza, nyamara byose byanditswe mu ijambo ry'Uwiteka. Mbere y'uko rero icyo gice cy'ubuzima tukinjiramo, kandi na mbere y'uko Yesu atunguka ku bicu, iyi si igiye gukubitana n'ibintu bimeze nk'ibyabaye mu gihe cya Nowa. Tugomba kwitonda. Usibye biriya bintu by'ibiza n'ibiki byose bigiye kuba, ikindi kintu kigiye kuba gikomeye cyane. Urabona ko muri ibihe cya none abantu bafite ubwoba bw'inyamaswa, ikimenyetso cy'inyamaswa 666. Abantu bagiye guhatirwa ikimenyetso cy'inyamaswa, ibintu ni byinshi cyane, bafite ubwoba. Kandi koko nibyo, kandi tubirimo, ibimenyetso byabyo biri kugaragara, gahunda zabo ziri kugaragara, byarateguwe, mwese muri kubonesha amaso, biri kugaragara. Ukuntu rero bigiye kugenda buriya ni ukuvuga ngo ni koko abatazakira ikimenyetso cy'inyamaswa bazababazwa, ariko Uwiteka azabicamo akarengane kazabaho, ariko Uwiteka azabicamo, kuko ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko inyamaswa n'ubwami bafatanije, maraya, Babironi ikomeye dusanga mu byahishuwe, Uwiteka agiye kubatsembesha umwuka we, agiye kubatsemba. Nyuma yo kubatsemba rero akavaho, Uwiteka ibindi agiye kubigira bishya. Nibwo ariya magambo dusanga muri Yesaya 19 yose azasohora. Babironi dusanga mu byahishuwe, maraya dusanga mu byahishuwe, inyamaswa dusanga mu byahishuwe, ibizira byose ngo biriho bitegurwa bimaze gutsembwaho n'ababyo bose, maze Uwiteka agiye kwimika ingoma ye. Twarabibonye Yesaya 19, Ezekiel 37. Ni ukuvuga ngo Yesaya 19, Ezekiel 37, Yesaya 11 n'ibindi tuzabona, ubu ni ubuhanuzi bugenda bwuzuzanya kandi buzasorera mu gihe kimwe. Ntabwo ari igitangazo no kumva ngo isega izakina n'umwana w'intama. Byose Uwiteka akora icyo ashaka, nta kimunanira. Kandi ikibazo abantu bakunda kugira, iyo babwiye amagambo nk'aya ngaya, bo babifata mu bitekerezo cyangwa se mu buzima turimo uyu munsi wa none. Noneho bo bakumva ko Uwiteka ibyo atabasha kubihindura. Ntabwo ariko bimeze. Uwiteka akora uko ashaka. Kadukomeze twigire Yesaya 11, turushaho gusobanukirwa kuko ibintu biri imbere ni igitangaza, kandi abantu bazinjira muri ubu buzima buri imbere ni umugisha ukomeye cyane. Ni umugisha ukomeye cyane. Bishoboka yuko dushobora kuba muri paradiso, tukiri muri gisi, tutari twanayikurwamo, tukagira ubuzima bwiza. Burashoboka. Uhereye mu ngo zacu hashobora kuvuka paradiso, hanze y'ingo zacu byose birashoboka, nta kinanira Uwiteka. Iyo tuvuze paradiso mu byo bushaka kuvuga ni ubuzima bw'umunezero. Yego nyine muri iyi si ibibazo ntibibura, ariko iyo abantu babana n'Imana, abamatana n'Uwiteka, ubuzima bwabo baburagiza n'Uwiteka, Uwiteka agenda abahindura amateka y'ubuzima, ugasanga ni abantu bibira mu mahoro, mu munezero, atari abantu bashihagurana. Nyuma rero y'ibi biriya tumaze kubona by'ibiza n'ibyo byose bigiye kuba mu minsi iri imbere, n'intambara n'ibyo byose kuko birahari, n'inyamaswa igatsemba, imaze gutsemba, nibwo ubuhanuzi bwo muri Yesaya 11 buzasohora. Ubuhanuzi bwo muri Yesaya 66 umurongo wa 23 kugeza 24 buzasohorera rimwe n'ubuhanuzi bwo muri Yesaya 11. Reka turebere hamwe rero ubuhanuzi bwo muri Yesaya 66 umurongo wa 23 kugeza 24. Ni byiza, ibi ngibi turi kwiga ni byiza, mugomba gushishikazwa no kubimenya, kuko hari ibintu byinshi bigiye kuba kandi byanditswe mu ijambo ry'Uwiteka, ariko bitewe n'uko turisoma nabi, tukaryigishwa nabi, bimwe tukabifata uko bitari, kandi nta gitangaza kirimo, nta bintu bikomeye birimo, byose bisobanutse, ukazasanga ibintu bigiye kuba bikadutungura kandi bitagombye kudutungura.
hari n'ibyo dufata ngo dufata ukundi bigiye kuba kandi atari ko bigiye kuba. Yesaya 66 umurongo 23 kugeza 24. Reka dusome amagambo mwumve. Aya magambo ngiye kubasomera ngiye no kuyashira hariya murayabona kuri screen, ajyaniranye n'amagambo ari muri Yesaya 11. Mwumve Yesaya 66 umurongo 23 kugeza 24. Igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye. Uwiteka niwe uri kuvuga, arakomeza. Niko Uwiteka avuga. Nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abancumuyeho, kuko inyo zabo zitazapfa kandi n'umuriro ntuzime. Bazatera abantu bose gushishwa. Aya magambo rero kugira ngo murusheho kumva neza ko Yesaya 11 ari ibizabera muri isi mbere y'uko Yesu atunguka ku bicu, muhite mujya muri Yesaya 66 ku murongo 23 kugeza 24. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo namara gutunguka ku bicu agatwara itorero mu ijuru, iyi si akayitwikana n'abagome na Satani byose akabatsembaho, akongera akayirema bundi bushya, ntago abana b'Uwiteka b'Imana bazaba barajyanwe mu ijuru bakagaruka kongera kuyituraho bazajya bareba intumbi. Ntago bizashoboka. Izo ntumbi zizaba zarapfuye, nta nyo bazabona, kuko ari Satani ari abanyabyaha bose bazakongoka bazavaho. Ibi ngibi rero ni ukuvuga ngo iyi ni indi faze isi yacu igiye kwinjiramo, ariko abantu batazi. Ariko abiga ijambo ry'Imana bitonze, kuko ikibazo dufite twigishijwe ibintu rwose birababaje cyane. Twigishije ibintu bitari igihe kirekire kandi, kuko umuntu wese araza akigisha ibyo ngewe mbyumva gutya, ngewe mbyumva gutya, nyamara ukuri k'Uwiteka kurahari. Yesaya 66 nta hantu ihuriye namba n'isi nshya. Itorero ryarajyanwe mu ijuru rigarutse gutura kuri iyi si, kuko iyi si izezwa, Imana izayejeresha umuriro, noneho yongera iyireme bundi bushya, ibi isi nshyashya. Ibyo bizaba itorero ryaragiye mu ijuru rigarutse tuje kongera gutura kuri iyi si, nibwo bizaba. Ntabwo rero Yesaya 66 umurongo 23 kugeza 24 ntaho ihuriye n'icyo gihe isi zatwikwa. Oya, ibi ni ibigiye kuba mu minsi iri imbere. Iyi ni indi fazi indi tugiye kwinjiramo y'ubuzima mbere y'uko Yesu Kristo atunguka ku bicu. Iyi fazi rero cyangwa se iki gice, ibi ngibi tumaze kubona muri Yesaya 66 umurongo 23 kugeza 24 bijyaniranye na Yesaya 11. Ijambo ry'Uwiteka rirarema, nta kimunanira. Uwiteka tugirire neza, azatubashije kwinjira muri ubwo buzima kugira ngo turusheho kumuhimbaza. Hano rero aya magambo muri Yesaya 66 umurongo 23 kugeza 24 arerekana neza ukuntu abantu bagiye gushengera Uwiteka mu minsi iri imbere mu buryo budasanzwe. Ibintu byinshi bigiye guhinduka mu misengere, mu mikorere, mu myizerere, byose bigiye guhinduka, muzabibona. Hano tumaze kubona ko abatuye isi bazajya basohoka bareba intumbi. Abantu bagiye gupfa nk'amasazi, urumva, z'abacumiye ku Uwiteka, ibyigomeka, ibyigenge, urumva, inyo ngo zabo ntabwo zizapfa. Murumva ahangaha rero ni ukuvuga ngo muri make hano hashaka kutwereka yuko abantu bagomeye Uwiteka badashaka kubahiriza Uwiteka, harimo izo nyamaswa, iki n'abambari bazo bari bategura ibintu biteye isoni cyo kugira ngo bafate abantu bahindura amarobo. Abo ngabo nibo bari kuvugwa ahangaha. Uwiteka agiye kubakorera agashya. Inyo zabo tuzahora tuzireba, intumbi zabo tuzahora tuzireba, imitego, ibyo bariho bategura, urwo bacukura bagiye kurwamo. Rero ni amagambo meza y'igitangaza dusanga muri Yesaya 66 kandi anajyanirana na Yesaya 11. Tugize ku murongo wa 8. Turacyakomeza. Ubwo isi imaze kunga kwa mucamanza by'itangaza, twamaze kubona ukuntu isega izakina n'umwana w'intama. Turacyakomeza umurongo wa 8.
haravuga harya ati umwana wonka azakinira ku mwobo w'inshira. Inshira murayibona, inzoka ikaze cyane. Ndetse n'umwana w'incuke azashyira ukuboko kwe mu gikono cy'impiri. Murabyumva? Aya ni amagambo ari muri Yesaya 11. Yerekana ko ibintu bigiye guhinduka mu minsi iri imbere. Uwiteka namara guhanagura abariho wategura imigambi mibisha, bariho bigira ibigirwamana kuri iyi si. Uwiteka agiye kurema bundi bushya mbere yuko Yesu Kristo atunguka bundi ku ijuru ku bicu. Kadukomeze turebe uko inyamaswa zabanaga n'abantu Adamu ataracumura. Kubw'ububasha bw'Uwiteka iyi mibereho izongera ibihe mu minsi iri imbere, kuko ijambo ry'Uwiteka rirabikora. Icyo gihe rero nibwo inzoka z'inkazi, inshira, ibiziramire, impiri, imbarabara, ibiryambeba, ibiki byose, ubwoko bwinshi, ubwoko bw'inzoka, inyamaswa z'inkazi, intare, ingwe, impyisi, imbogo, ibiki byose, bira byose bikubitana n'umuntu bikakuraho bikara. Ibi byose Uwiteka agiye kubishyiramo umwuka udasanzwe, umutima mushya, maze usange nk'uko Yesaya bivuga niko bigiye kugenda. Iki ni icyiciro cy'ubuzima isi igiye kwinjiramo mu minsi iri imbere. Mu bihe biri imbere rero Uwiteka agiye gukora ibintu bishyashya kuri iyi si. Reka mbabwire ibintu bigera kuri bine Uwiteka agiye gukora mbere yuko Yesu atunguka ku bicu, kandi byose byanditswe mu ijambo ry'Imana. Ndimo ndabibasomera. Ikibazo ahubwo nuko benshi babisoma ahubwo bakabisobanura uko ibitekerezo byabo bimeze, kandi Uwiteka ntabwo ariko yabivuze. Iyo babisobanura ukundi, mwumve rero ukuntu bigiye kuba mu minsi iri imbere, mbere yuko Yesu atunguka ku bicu, kuko Yesu azatunguka ku bicu. Ariko mbere yuko atunguka ku bicu hari ibintu bigiye kuba bikuri. Icya mbere, kurimburwa kwa maraya, kurimburwa kwa Babiloni n'inyamaswa mu byahishuwe bigiye gukurwaho, bigiye gukorwa n'isoni. Imigambi yabo yose Uwiteka agiye kuyiburizamo. Icyo kintu kigiye kuba, ni ukuvuga ngo abantu bose bahangayitse mugende musome ibyahishuwe 18, amaherezo ya maraya, amaherezo ya Babiloni, amaherezo y'inyamaswa. Ntago bazategeka isi, oya, barababeshya. Mugende musome ibyahishuwe 18 byose mu birangize, mureba amaherezo yabo bagome, imigambi yabo mibisha. Uwiteka agiye kubihindura imfabusa. Ni koko bazagira ibyo bageraho, bazagira abantu babaza benshi, ariko ntago bazagira ku ntego yabo. Ibyaremwe Uwiteka yiremeye ku ishusho ye agiye kubitabara. Bihirimbanira komatana n'Uwiteka, kuko agiye gukoza isoni abigize ibigirwamana. Hano rero mbere yuko Yesu atunguka ku bicu, icya mbere hagiye kubaho kurimburwa kwa maraya, kurimburwa kwa Babiloni, kurimburwa kw'inyamaswa yo mu byahishuwe. Icya kabiri, hagiye kubaho ikorakoranwa ry'Abisirayeli ku mubiri ku mpande enye z'isi. Ni ukuvuga ngo urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri, Abisirayeli ku mubiri. Bariya bamwe bavuga ngo imiryango 10 ngo yarazimiye. Uwiteka mu bubasha bwe agiye kubakorakoranya mu mpande z'isi zose mbere yuko Yesu atunguka ku bicu. Icyo ni icya kabiri bizaba. Kandi nkongera kubabwira ko Afrika ituwe n'imiryango 12 yose ya Isirayeli. Bariya bavuga ngo imiryango 10 yarabuze, ntabwo yabuze, yose iri muri Afrika. Byo mbabwira no kuri kwambaye ubusa bizaba. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ubwami bwa Yesu Kristo kuri iyi si mbere yuko atunguka ku bicu. No kuvuga ngo ikigiye kuba ubu ngubu agiye gutsemba inyamaswa, imigambi yabo mibisha agiye kuyiburizamo, ibyabo byose agiye kubihindura ubusa. Yesu agiye kwimika ya ngoma Daniel yabonye ngo mu gihe cyabo bami Uwiteka azimika ingoma ye itazashira. Bigiye kuba. Icyo ngicyo ni icya gatatu. Yesu Kristo Uwiteka mu minsi iri imbere agiye kwimika ubwami bwe kuri iyi si mbere yuko Yesu atunguka ku bicu. Ibyo bizaba. Abumva ko bidashoboka bategereje ngo ibyiza byose bizaba, itoro ryaragiye mu ijuru tugarutse. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko ijambo ry'Imana ribivuga. Niyo mpamvu usanga abahanga benshi muri teoloji basoma Yesaya 11 n'ibindi nk'ibingi maze kubereka, ngo ibingi ntabwo bishoboka tukiri. Kubera iki bidashoboka se?
kuki dufata Uwiteka tukumva ko adashobora? Icyo adashobora ni iki Uwiteka? Tukamwambura ububasha. Ibi ngibi biri ibyo mvuga byose byanditse mu ijambo ry'Uwiteka, ariko ubusobanuro bwagiye butangwa, abantu bategereje ibintu uko bitari. Icya gatatu rero, Yesu Kristo mu minsi iri imbere agiye kwimika ingoma ye kuri iyi si nk'uko Daniyeli yabyeretswe, maze Uwiteka yerekana itandukaniro riri hagati y'ubuyobozi bwa Satani n'ubuyobozi bw'Imana. Ari abagome bazabibonesha amaso, bazaba bakiriho, n'abakiranutsi bazabibonesha amaso. Abantu bagiye kureba ukuntu ingoma y'Imana, ingoma ya Yesu Kristo ari uburyohe, ingoma itabera, ari naho hagiye kuziramo uyu mucamanza wo muri Yesaya 11, umucamanza utarya ruswa, umucamanza utabera, umucamanza utaca urubanza ashingiye ku gihagararo, umucamanza nyamucamanza. Ibi byose bizaba. Icya kane, muri iyi ngoma ya Kristo iri imbere, inyamaswa zizabana n'abantu nk'uko Yesaya yamaze kubitwereka, niko bimeze. Aya ni amabanga 4 y'ibigiye kuba mu minsi iri imbere, kandi byose byanditswe mu ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka bagire neza abana nabo, kugira ngo mubashe gusoma ijambo ry'Imana uko riri kandi muryumve uko riri. Umwuka wera ibashoboze. Reka dukomeze tugerageza kurangiza, tugere ku murongo wa 9. Umurongo wa 9 rero, guhemukirana no kugirirana nabi ntibizabaho. Turi muri Yesaya 11. Guhemukirana no kugirirana nabi ntibizabaho ukundi ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izuzura kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja atwikira indiba zayo zose. Muri iyi minsi ya none, mu minsi iri imbere, Uhoraho agiye kwimenyesha abatuye isi yose. Abantu bose bagiye kumenya Uwiteka uko ari. Muri ibi bihe nk'uko twabibonye mu minsi ishize, hari ibintu biriho ngo imyizerere yanjye. Ni ukuvuga ngo muri iyi si ya none ntago abantu babona Uwiteka kimwe, ntago bamwumva kimwe, ntago bamusobanuye kimwe, kubera ibi ngibi by'amadini yaje. Imyizerere yanjye, urajya muri dini iri dini rifite ukuntu ribona Uwiteka, iri ngiri rifite ukuntu rimubona, iyo ngiri rifite ukuntu rimubona. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu babona Uwiteka mu buryo bumwe. Ibyo rero muri Yesaya 11 bigiye kuvaho. Hano haravuga ngo abatuye isi bagiye kumenya Uwiteka, musobanukirwe nk'uko ari. Amen. Ibyo bigiye kuba, bigiye kuba rwose. Ni ukuvuga ngo uyu ni umugisha ukomeye cyane. Ntabwo abatuye isi bazakomeza kuba mu rujijo. Reka da, usanga umuntu uvuga ngo ngewe ngo nizera ibi ngibi, undi nawe ngo nizera ibi ngibi, kandi twese turi guharanira hehe kujya mu ijuru. Ntabwo bishoboka. Ntabwo inzira ijya mu ijuru ari inzira igihumbi, nka byane tuvuga ngo inzira zose zerekera i Roma. Ibyo birashoboka, inzira zose zerekera i Roma byo byashoboka, ariko inzira ijya mu ijuru ni imwe rukumbi. Uwiteka aratugirire neza, duhumure kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Uwiteka bwose. Abafite inyota n'inzira byo gukiranuka bazamenya ibyo Uwiteka ashaka. Tugere ku murongo wa 10. Maze uwo munsi umushibu w'igisitsi cya Yesaya azabera amahanga ibendera. Amahanga yose azamwerekezaho amaso, kandi aho azatura hazaba ikuzo. Maze uwo munsi umushibu w'igisitsi cya Yesaya azabera amahanga ibendera. Amahanga yose azamwerekezaho amaso, kandi aho azatura hazaba ikuzo. Ibi ngibi ntabwo ari za mvugo zo mu marenga. Urabyumva? Izi ntabwo ari za mvugo zo mu marenga. Ibi niko bizamera. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu Dawidi mushyashya Uwiteka ari kudutegurira, agiye guhindukira isi yose ibendera, ikimenyetso kidasanzwe, kandi ngo amahanga yose agiye kumwerekezaho amaso. Uyu ni Dawidi mushyashya. Twamubonye mu byigisho by'ubushize
muri Ezekiel 37. Twongeye no kubigarukaho muri Yesaya 11 umurongo wa kangahe wa 10. Uhoraho agiye guhindura ibiri muri iyi si, maze Dawidi mushyashya ari nawe hano tubona witwa umushibu w'igishyitsi cya Isayi, ikuzo rye rizaba ahazaba ari. Ibi bizaba, tugere ku murongo wa 11. Uwo munsi Uhoraho azarambura ukuboko, babandi bavuga ngo ibyo ngibyo ngo biravangavanze. None mwumvise umurongo wa 11, mumbwire ko ibingibi nabyo bizaba muri paradiso yindi twaravuye mu ijuru isi yarabaye. Kuki tushaka kwambura Uwiteka ubasha bwo tukamusuzugura? None reka twumve umurongo wa 11 rero, mubyumve neza. Uwo munsi turi muri Yesaya 11, noneho Yesaya 11 umurongo wa 11, kugira ngo mubyumve neza ko Yesaya 11 ntabwo ivangavanze nk'uko abantu babyibwira. Uwo munsi Uhoraho, uwo munsi no uwese, wa munsi isi izaba yungutse umucamanza utabera, wa munsi cyagihe isega n'intama bizaba biri kumwe, murabyumva? Wa munsi Uwiteka agiye gukora ibishya, urumva? Ubumenyi bukuzira isi yose. Uwo munsi Uhoraho azarambura ukuboko ubwa kabiri, kuko yakurambuye ubwa mbere. Ni ryari mu bwa mbere? Turaza kuza kureba n'ubwa mbere, naho harabisobanura ubwa mbere yabikoze. None hagiye no kuba ubwa kabiri. Mukurikire mwumve neza. Uwo munsi Uhoraho azarambura ukuboko ubwa kabiri, agarura abantu be basigaye bacitse ku icumu, abakura Ashuri na Egiputa ni Patirosi ni Kushi na Elamu ni Shineyare ni Hamati no mu birwa byo mu nyanja. Uwo munsi azarambura ukuboko ubwa kabiri. Turaza gukomeza ku gice cya 12, munaza kubona ubwa mbere n'iryari cyagiye Abisirayeli yabakuraga hehe mu Egiputa, nibwo yarambuye ukuboko bwa mbere. Muraza kuza kubona mu kanya mu gice cya 12. None hano aravuga ati uwo munsi Uhoraho azambura ukuboko bwa kabiri kugira ngo atangire gukorakoranya iki ubwoko bwe. Murabibona ya magambo tumaze iminsi twiga muri Ezekiel 37, tumaze iminsi twiga muri Yesaya 19, ukuntu byongera kugaruka hano, ukuntu Uwiteka agiye gukorakoranya Abisirayeli ku mubiri. Ibi byose bigiye kuba, nta kintu ni Uwiteka. Uhoraho yagiranye na Aburahamu igihango gikomeye cyane kizahoraho iteka ryose. Ntabwo Uwiteka yigeze atererana namba Abisirayeli ku mubiri, ntabwo byigeze bibaho. Hano rero ubuhanuzi bwa Yesaya buzasohora. Ubwo bwa Yesaya buzasohora Yesaya 11, nacyo gihe Uhoraho azakorakoranya urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri. Ibi ngibi rero bigiye kuba, nta kubishidikanyaho. Ku murongo wa 12 kugeza 13, kandi azashingira amahanga ibendera, ateranye Abisirayeli baciwe, azateraniriza hamwe Abayuda batatanye, abakuye ku mpera enye z'isi. Muri kumva hano ko atangiye kuba cyakiri twita rassemblement, gukorakoranya urubyaro rwa Aburahamu. Dukomeze rero. Ishyari ry'Abefurayimu naryo rizashira, abagirira Abayuda nabi bazatsembwa. Abefurayimu ntibazagirira Abayuda ishyari, kandi Abayuda ntibazagirira Abefurayimu nabi. Ya magambo nababwiraga mu kanya yo ukuntu Uwiteka yabanguriye ukuboko bwa mbere, turaza kuyabona ku isomo rikurikiraho ku masomo ajya kuheruka, ariko muri iki gice turabibona. Hano rero murabona ko umurongo wa 12 na 13 ugaragaza neza ko Uhoraho agiye gukorakoranya Abisirayeli ku mubiri, aho banyanyagiye hose, nk'uko twabibonye mu byiciro by'ubushize. Agiye kubagarura maze abasohoreze ibyo yasezeraniye Aburahamu byose. Urumva hano Bibiliya yuzuye amasezerano akomeye menshi cyane yerekeranye n'urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri. Bizasohora, bizakunda, ariko ikibazo ni ukuvuga ngo twigishijwe ibintu byinshi bitari byo, ku buryo ibintu byinshi bigiye gutungura abatuye isi, kandi byose biri mu ijambo ry'Uwiteka. Uyu murongo rero uhuye na gahunda Uwiteka afitiye Abisirayeli twasanze muri Yesaya 19. Abanyeshuri beza mwarabikurikiye, kandi nibyo twabonye muri Ezekiel 37. Murabona ko byose biri kuza byuzuzanya na Yesaya 11. Hano rero tugere ku murongo wa 14, aravuga ngo bazaguruka ni bande? Ni Abisirayeli.
nk'uko twayibonye mu minsi iri imbere urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri, ya miryango 12 ya Isirayeli ku mubiri, ubu nibo bagiye gutegeka isi. Iki nicyo cyiciro kidasanzwe isi igiye kwinjiramo mu minsi iri imbere, byanditswe mu ijambo ry'Uwiteka. Ariko ntago abantu bashobora kubyemera, bumva ko bidashoboka kuko turabizera gato. Ibyo twizera no kuvuga ngo Uwiteka azadukorera iki ngiki, agiye kuduha viza, ibyo turabyizera ko arabikora. Ariko kumva ko Uwiteka agiye gukora ibitangaza urubyaro rwa Aburahamu aho rwanyeye hose akarukorakoranya, ntabwo babyemera. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Tugomba kugira kwizera kandi gushikamye kandi nyako bihimbaza Imana, kuko ijambo ry'Uwiteka ntabwo ribeshya. Niba Imana ivuze iti ibintu bigiye kuba gutya, niko bigiye kuba. Reka twumvire umurongo wa 14 ukuntu Abisirayeli bagiye kuguruka maze bakagwa ku bitugu by'Abafilisitiya. Abisirayeli imiryango 12, Uwiteka bagire neza, bazaguruka bagwe ku bitugu by'Abafilisitiya iburengerazuba, les occidentaux, aho izuba rirengera. Ni hehe? Murahumva hariho? Mukurikire mwumve. Bazishyira hamwe banyagi ab'iburasirazuba. Urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri nirwo ruri kuvuga ngaha. Bazabangura amaboko yabo kuri Edomu no kuri Mowabu, Abamoni bazabayoboka. Aka ni agashya Uwiteka agiye gukorera urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri, biri muri Yesaya, nk'uko tumaze kubona muri Yesaya 11. Uyu murongo wa 14 ugaragaza ko imiryango 12 ya Isirayeli igiye kwigarura isi yose, nk'uko twayibonye muri Yesaya 19, Ezekiel 37, na hano bikomeje gusubiramo ko igiye kwigarura isi yose. Kandi nk'uko nababwiye Abanyafurika, Afurika ituwe n'imiryango 12 ya Isirayeli, ari nayo abigisha benshi bavuga imiryango 10 yarazimiye. Ntabwo imiryango 10 yazimiye, ahubwo ituye Afurika. Hano rero ndangiza umurongo wa 15 na 16, ari naho tugiye kuboneramo handi Uwiteka yabanguriye ukuboko bwa mbere. Tugiye kubibona hano turangiza. Uwiteka azakamya ikigobe cy'inyanja ya Egiputa. Bizaba ryari? Misiri imbere. Ntabwo ubuhanuzi ntabwo bibazohora. Turi muri Yesaya 11. Uwiteka agiye gukora agashya. Uwiteka azakamya ikigobe cy'inyanja ya Egiputa, azabangurira ukuboko kwe ku ruzi, azazana umuyaga we wotsa, arukubite arucemo imigezi 7, maze yambutse abantu batiriwe bakwetura inkweto. Yambutse abantu batiriwe bakwetura inkweto. Kandi abantu be basigaye bacitse ku icumu bazabona inzira ngari bayicemo bava Ashuri, nk'iy'Abisirayeli babonye ubwo bazamukaga bava muri Egiputa. Aho ngaho ni handi bwa mbere. Murabyumva? Hano rero ni ubwa kangahe? Ni ubwa kabiri. Uwiteka agiye gukora agashya. Uwiteka yakoze inzira mu nyanja itukura, aya mazi atandukanya Abarabu na Afurika. Uwiteka agiye kuzayakoramo inzira, abantu bambuke n'ibirenge, imodokari zikubitemo zigende. Uwiteka agiye kubikora kuko ijambo ry'Uwiteka rirabivuga. Ni ukuvuga ngo hari iburasirazuba, hariya huzuyeyo Abisirayeli ku mubiri. Urubyaro rwa Aburahamu ruzuye hariya, Afurika baruzuye. Urumva nta hantu batari. Abo bose Uwiteka agiye kubakorakoranya maze akora agashya. Ibi byose bizaba maze gushyiraho ingoma ye, kuko bigiye kuba. Ubwami bwo kuri isi Uwiteka agiye kubihindura. Ntabwo ariko bizakora, ntabwo ariko bizahora. Maze rero abwibwira ko Yesaya 11 ari ubuhanuzi buvangavanze. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni ukuvuga ngo bo impamvu bavuga gutyo ni uko Uwiteka bamwambura ububasha. Bumva ko ibyanditse hari ko Uwiteka atabikora, ngo ntiyabishobora. Niyo mpamvu bavuga ngo biravangavanze. Bakumva ko azabishobora gusa itorero ngo ryaragiye mu ijuru rikagaruka. Oya, hari ibindi bikomeye Uwiteka agiye gukora mu Misiri imbere tutigeze tumenya kuko twigishijwe nabi. Maze rero abanyeshuri beza kandi bantu mwese mufite umutima wo gusobanukirwa ijambo ry'Uwiteka, iyo twiga amagambo nk'aya ngaya ntabwo ari byiza ko mwumva gusa ibyo ngiye mvuga. Niba mbwe ngo turi kwiga Yesaya 11, fata Bibiliya yawe maze ukoresha ubwenge bwawe n'umwuka wera, nawe Uwiteka aragusobanurira.
ntabwo ari byiza buri gihe guhora utega ngo kanaka ngo reka njye kumva niba kanaka ibyo arambwira ngo niyemeze ko ari ukuri ngo buna nanjye ndabyemera. ntabwo ari kucyo bimeze. ntabwo tugomba kwitiranya umwuka wera n'umwana w'umuntu. tugenda gutyo ngo kanaka niba urakwemeza ko ibintu biri mu nzira, ntabwo wazigera umenya ukuri aho kuri. Maze rero abanyeshuri beza, ndabashimira yuko mukunda ibi byigisho kandi ndabibona. Ndabashimira yuko mufite inzara n'inyota byo gusobanukirwa. Ndabasabira ku Uwiteka kugira ngo abane namwe, umwuka w'Uwiteka uhoraho abaherekeza iminsi yose, mubashe gusobanukirwa amagambo nk'aya ngaya asa nkaho yahindutse ibyahishwe kandi yaraduhishuriwe, kugira ngo tubashe kwitegura. kandi umenye neza ko abantu bazabasha kwinjira muri ubu buzima ni abantu bumatanye n'Uwiteka. Tugomba guhirimbanira komatana n'Uwiteka, guhirimbanira kugendera mu bushake bw'Uwiteka. Tumusenge, tumwegere, atwigishe, dukore amasengesho y'uburyo bwose. Uwiteka ni umunyembabazi, Uwiteka ni umunyarukundo, ni umunyempuhwe. Azabana natwe kandi azaturwanirira. Aho tuzagira imbaraga nkeya hose tukamutabaza, yaradusezeraniye ko azadutabara. Tumutabaze, tumwinginge, azadutabara kandi azatuneshereza. Maze rero Uwiteka bagire neza, tuzakomeza ubutaha. Bye. Uruwe rusumba byose, ruhinduka ibihe byose, izina ryawe ryubahwe. Nyagasani, Nyagasani, wakoze ibikomeye, tubibonye turizera. Eshadai. Shaddai, Shaddai, Ekamkana Adonai, wakijisha Abisirayeli ingabo za Farao, ukora inzira mu mazi, baherako barambuka. Farao abigerageje ararohama. Nyagasani, Nyagasani, wiyeretse Aburahamu, yizera adashidikanya kuri Imana ihoraho. None natwe turizeye kuri Imana isumba byose, duteze wagakiza. Eshadai, Shaddai, Shaddai, Elyon Adonai, nuhinduka ibihe byose. Shaddai, Shaddai.